Hello guys, mumeze mute? Meze neza, nizere ko namwe mumeze neza. Hano rero turi ni kuri Shyaka BTV show. Tugiye kujya tubagezaho ibiganiro byiza, twibanda cyane ku bantu bafite ubumuga butandukanye n'abafite aho bahuriye nabwo. Rero mudukurikire, muduhe ibitekerezo, duhari ku bwanyu kugira ngo tujye tubavugira, tubahe urukundo, tuba nyine like nabo gukundwa nabo kuko barashoboye. Biba ngombwa tugere ahantu henshi hatandukanye, kubashoboye gukora, kubo bitarakunda, abo twigiraho kandi barahari kandi bimeze neza. Nizeye ko rero muri budukurikire neza buryo tuzakora ubuvugizi tukabageraho kandi hakabaho impinduka nziza. Witeguye kuzagera ku bantu bose Shyaka? Njye niteguye gukorera ubuvugizi abantu bose, ntawe ntoranyije. Icy'ingenzi ni uko dukorera ubuvugizi bw'abafite ubumuga, yego, kandi bukagera ku bo bigenewe. Ntabwo uzabirya giti? No, kubera ko nanjye ndi umwe muri bo. Yes, ilifo ke rero tugomba kwivuganira, tugikorera ubuvugizi. Biragoye ko undi muntu utarimo yakora ubuvugizi ku bintu atarimo, nyine ku bintu atabayemo, biragoye. Rero nkanjye uzi uko bimeze, nizeye neza ko nzabikora neza. Umuntu usaba afite nk'ubuhamya bw'ibyamubabaje nyine muri ubwo bumuga, mu kuba afite ubumuga yakugeraho gute? Ku muntu rero ukeneye kutuvugisha, ukeneye kuduha inyunganizi, turashiraho nimero yacu ajya tuvugisha, ubundi mwana yitubwira ni 078 5 88 19 36. Okay, urakoze cyane, turagushimiye. Yego, nanjye ndabashimiye kandi mudukurikirane, muduhe komenti. Bakwibutsa abantu channel ukuntu yitwa? Channel yacu yitwa Shyaka BTV show. Ako kabise karavuga iki? B rero kinisobanuye n'ubundi n'amazina yanjye ni Bazirisa. Rero kugira ngo tutabigira birebire ni nice names. Yes, murakoze kudukurikira.